Pastor Theogene Imana yisemo ko igare agomba kuyikurira ari igare rizamujyana akanyura mu rupfu rwa accident akagenda uko ari no mpamvu kenshi bigenda ku cyo kintu warumbajije ngo abantu ngo batambwe bitambo amagara aragenda azatwara abantu ni menshi ariko icyo Kristo yitaho ni umuntu w'imbere bita bugingo kuko iki kimaske cy'umubiri tuzacyamburwa ngo twambare umubiri utabora spiriye umubiri udapfa ngo umubiri utarwara indwara umuntu bita rupfu nta soni agira Imana igidufasha nibi bintu nyine tubimenye nicyo mpamvu nabivuze uziko urupfu rudatinya abajepe nta soni rugira urupfu rudatinya abami nta soni rugira urupfu rumira inzobe nta soni rugira urupfu rumira abahanzi bezi isi yakunze nta soni rugira urupfu rwitonda rugafata Theogene tukamubura n'abantu yaratunze mu rugo n'abana batoya afite n'umugore ukiri muto ya Sipiriyani we umuntu adafite nyina adafite se ntirugira isoni rutatinye ko amatorero yari afitiye umumaro yajyaga abwiriza abantu bagatanga icya 10 n'amaturo imitima igahembuka abantu bagaseka urupfu nirumutinye rukakubwira ati kam nabonye ro ntasusumira rugira nabonye ntasusumira rugira iyo aba twabimenyaga imyemera ariko sinanabihakana ntago nge naba ntago ndi Imana niyizi byose yego kandi reka nkubwire tuvugishije ukuri tukareka amaranga mutima ibyo tubona n'imirimo tubona n'imirimo umukozi w'Imana yakoze Imana imamoro n'umugisha aruhukire mu mahoro ariko tubivuze tugakoresha ukuri kuzuye nta muntu bitasenye nta n'uwo bitababaza usanze Theogene yaravuze ko nta muryango agira mu nyuma tukabona undi muryango umuntu wese yagira dute spiriye nanjye ubwanjye nagira ubwoba kuko hari ibintu Imana ituzi abantu batatuziho hakaba n'ibyo abantu batuzi Imana itabituziho ariko nanone ni byiza ko twaguka ariko ntitukaguke mu mubiri umuntu w'imbere we ntiyaguka kuko kimwe iyo kibuze kimwe giye kimira ikindi icyo mbivugiye inyigisho ziro mu iki gihe ntago zikidukundisha ijuru nta nuga abantu benshi uba abantu bo mu iki gihe uziko abantu benshi basige bameze nk'abatuye nk'umusozi kandi umusozi nawe ari igihe ujya n'umutingito ukawimura burya naratangaye hari wavuze ngo mbese kuzatura nk'umusozi ariko umutingito yo waje ujya wimura umusozi umutingito n'umugabo yaza kumwe afite Imana undi afite Satani icyo akora nyine ne kakantu ngaruko ko kirondo ryivanze n'abajura kuri tayito twese twitwa abakozi b'Imana kuko Satani ko satakora ntabwo yakora ikosa ryo kuza ari umukara oya Bibiliya bangwa kiri mu ijuru ni umucyo agerageza gusana agerageza gusa n'abanyamwuka byaba na ngombwa n'indi makazigana byaba na ngombwa kubwira ngo mvuke Imana ivuze byaba na ngombwa gatunga ikiganza dayimoni zikavuga ukagira ngo uko n'umwuka wera imbivugiye kuvuga ngo mfite urutonde rw'abatambwe barahara ariko ntabwo nabavura urusengero rurimo ibigirwamana 16 rubahe rubari yakwirebera kw'abahinde muri Kigali yego n'abayobozi rwose barabizi ko nabo bararutashye nabo basabye baba Irembo ryera TV tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari no bari mu mahanga mwese tubahaye ikaze ariko kandi birashoboka ko hariho n'umuntu utameze neza ashobora kuba arwaye ashobora kuba ananiwe mu buryo butandukanye ariko ndakwingingira Imana kugira ngo Imana ikomeze ikube hafi iguhumurize wumve ihumure riturutse ku Mana kandi turizera yuko
ejo hawe ni heza kurenza uko hari uyu munsi. Na kubwira ngo uri umukandida w'amahirwe kubera impamvu fite shingiraho zihariye nuko iyabanye nawe cya gihe ni Imana itarakureka, iyabanye nawe cya gihe ni Imana igikomeje za gahunda. Kandi ikindi mvuga ngo uri umukandida w'amahirwe udafite uyu munsi bitewe naho uri. Uyu munsi nyine uri umukire, nta kindi cyakurikira icyo ushobora gukena. Ikindi uri umukene ejo wakira, ikindi cyakurikira icyo ushobora kuba ushonje ariko ejo ukarya. Ni ukubigenda bisimburana, ni ibintu bibiri. Iyo uzamutse uba wanamanuka, iyo kandi uri hasi uba waba hejuru. Ibyo bintu byakwemera. Rero niba urwaye udukurikiye muri iki kiganiro, ejo hawe ni ugukira. Kandi niba uri mu ntambara z'uburyo butandukanye, unaniwe cyangwa ushonje, ejo hawe harimo imbaraga. Turi mu kiganiro Imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi, umukozi w'Imana. Ndagira ngo wenda atangire abibwire abakurikiye Irembo Ryera. Muradufasha gusharinga iki kiganiro nk'uko musanzwe mubikora, kuko ni ikiganiro kiryoshye mugiye gukurikira. Imana ibahezagire. Karibu cyane. Murakoze cyane Cyprien. Nitwa Habarurema. Njya nkunda kuvuga ngo ndi mwene so muri Kristo Yesu. Naje gusanga iryo jambo ari ryiza cyane kuruta ibindi bintu byose. Umuririmbyi yaravuze ngo amaraso ya Yesu yakoze umurimo, ngo yahuje abatari kuzamenyana. Niyo yafasha abikusi n'abikasi n'iburengera bwaryo n'iburasira bwaryo, ngo yarangiza akabashyira hamwe. Biranika igivuga Dawidi yaravuze ngo ahirwa utoranya ukamwiyegereza, ngo kugira ngo agume mu bikari byawe, ngo tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu y'Imana, ngo ibyiza byaheraho mu rusengero rw'Imana. Iryo jambo rero riramfasha cyane kuruta ibindi bintu. Ndi mwene so nyine muri Kristo. Ubwo utari ufite umuvandimwe amenye ko amubonye. Cyane. Ndi umuvandimwe wabo, nanjye n'abavandimwe banjye. Muri Kristo niho hari ibintu bidasanzwe. Uzi ukuntu Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe ni mu musange arabaruhura. Mpamya ko hari n'umwami wasanze umuntu, ari umuntu wasanze umwami, aramubwira ati ko ndushye kandi nk'inzara ikabinyishega, nta buryo wanyeranja. Umwami aramubwira ati ariko washinyagura, nanjye ubwanjye nkeneye uriya kugira ngo antabare. Uwiteka atagutabaye ngo akurengere, ninjye wakurengera. Ati ibyo kukurengera nabikura he rero? Urumva ko nasanze abantu benshi bavuga bikaba, ariko nasanze badategeka ngo bikomere. Niyo mpamvu ubuzima bwose bw'umuntu bugira iherezo. Igifite agaciro nuko tuba muri Kristo. Burya abarushye n'abaremerewe. Burya uziko ikirushya ikintu kiremera, burya nakubwira ukanyakira. Nabura ibyo kurya nkakubwira nti wampaye bibiri nkarya. Nabura minervare nkakubwira nti umwana ko yabuze minervare wagira uko ungenza. Icyo ni ikintu navuga ikikuremerereye. Ariko ikirushya yenda sibyo turimo, ariko ikirushya abahanga bajya bavuga ngo bagikubitira mu mudiho. Uri kubwira Imana ati Mana uzabikora, ukayibwira ati ariko wibuke ko na cya kindi umugabo atakemura, umufasha wanjye atakemura, umuryango utakemura, amashuri atakemura, kuko hari igihe doktora zitagikemura. Atari ko wowe nizeye ko ubishoboye. Umwami Yesu akavuga ati umva mwana wanjye, ninjye ngenyine, ninjye ngenyine ntanga ubuhungiro, kuko wampungiyeho akira ngo uhaye ubuhungiro. Nyamara hari igihe duhungira ku bantu ntitubone ubuhungiro. Rimwe na rimwe akanagufasha akantu gatoya akagutaranga. Ariko Yesu agira ibanga, niyo akumvise nta kuvuga, kandi niyo umwibwiye nta kunegura, nta nakunenga. Niwe winjiye mu bizu byacu bituzuye akabyuzuza. Amina. Yuzuye turi abasambanyi, ahageze aravuga ati no mu basambanyi ndamahindura urwuri. Yinjira muri umurozi akavuga ati no mu barozi ndi umubyeyi. Rero Imana ibaho umugisha nadre nyine. Niko amavuta, nicyo amavuta akora. Twinjira nyine mu kiganiro nyirizina, nabyo biraryoshye. Turi mu kiganiro Imboni y'umuhanuzi. Iyo tuvuze umuhanuzi wumva iki Adrien? Ubundi abahanuzi baba mu buryo bwinshi cyangwa butandukanye, ariko ijambo umuhanuzi mu Giswahili n'abango ni NABI, ni umuhanuzi. Mu Kigande aravuga ngo
ngo nimba ninangurira no kuvuga ngo umuhanuzi no mu barundi baravuga ngo numuvugishwa ni umuvugishwa baravugisha ni umuja w'Imana umuvugishwa ubundi umuhanuzi ni umuntu uhishura ibihishwe agira parte 3 mu buryo bwo guhanura kubera ko muri karite z'Imana Imana ikubwira hashize hawe ikakubwira naho hagaza ikakubwira n'ibyenda kuzaza Satani akenshi ajya afata image yaho duhagaze agashaka kubyica rimwe na rimwe hari igihe areba gatoya agashaka kwica gatoya akavuga ati ubwo mbonye ko Spiri yazabona amafaranga reka mburizemo imigambi ariko kuko ahahishwe Imana ikavuga ati ni njye Imana ivuga azayabona kuko nabigambiriye urumva ko rero nuko umuhanuzi amera areba ibihishwe ayishura ibihishwe nuko ari n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana kuko birivuga ko ubuhanuzi butavangiye ari ijambo ry'Imana ushobora kwatura ijambo ry'ubuhanuzi byaterwa n'uko uryizeye nkaba nakiriye ubuhanuzi ariko ubundi umuhanuzi uburyo bwa gihanuzi nuko nguko ayishura ibihishwe akakubwira ibyenda kuba akakubwira ibya nuko ahatera amatsiko kurenza ahandi nahashize cyangwa nahazaza ahatera amatsiko kurenga ahandi nahazaza kuko hashizeho umuntu abantu benshi abahiyize abahazi burya abantu benshi niyo mpamvu bavuga umuntu ko batazi bavuga image ya luku y'ibyo babona ntago bamenya hashize niyo mpamvu rero umuhanga iyo yegereye Imana amenya hahise akamenya hazaza ariko hahiseho umuntu wo umuntu abahazi wanayibwira ukanibwira ati pole waba warakomeretse ukavuga ati ntacyo nzomorwa ariko ahazaza abateye ubwoba n'amatsiko ni ikintu gikomeye cyane ahazaza umuririmbyi yaravuze ngo ahazaza n'ah'Imana n'ah'Imana niyo ihayobora iri nayo nyine igenda ihakora niki gituma abahanuzi bo muri iyi minsi abantu bafiteho ibibazo byinshi bitandukanye biterwa n'ibintu bibiri cyangwa bitatu ubundi iyo tuvuga ubwami bw'Imana Paul yanditse urwandiko rw'Abefeso ibice 6:12 yaravuze ngo ko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'abatware ndetse n'abategeka b'iyisi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru reka nongereho n'imyuka yo mu mazi n'umwuka w'urupfu n'umwuka w'ikuzimu izo ni inkingi 7 Satani agenderaho uko ubwami bw'Imana bwubakitse nabwiye abantu ndababwira ngo kuva kwa mudugudu kwa mutwara sibo kagera ku rwego rw'igihugu uko inzego zo mu isi zubakitse bijye biduha ishusho yuko inzego z'Imana zubakitse ariko byongere biduha ishusho yuko inzego za Satani zubakitse buryo urwego rwa uko technique strategie ya leadership abantu bayoborana bayikura ku mwami Yesu Satani rero kuko ntarema umuntu Imana yahaye ubutware bwo kurema n'umwe ni Imana yonyine n'umuntu umuntu agira autorité afite ububasha bwo kurema agahindura amateka afite ubutware bwo kurema agahindura image ye y'ibyo abantu bavuga akabihindura Satani we ntagarema rero agira karite imwe bita kwigana no kuvuga ngo niba diri yabwiriza gutya agerageza kwigana kubwiriza nka Adreye niba avuga nkuko runaka avuga agerageza kubyigana nayo mpamvu no mu ishusho mu ngobyi ya Edeni yabwiye inzoka ngo harya ngo Imana yaravuze ngo ndimuzarye ku iki giti umugore ahita amena ibanga aravuga ati oya urayibeshye ahubwo yaravuze ngo turabyemerewe kireka igiti kiri Imana atavuga ati urumva kahise yambara kaske ahita avuga ati none ahubwo reka mbagira inama kwari kugira ngo mutazamera nkayo yigana gusa nkayo yereka abantu ubwenge buvuga ko Imana ariyo yabayobeje noneho igituma rero izo nkingi uko nazivuze byenda tuzabigeraho ido nido ariko icyo nshaka kuvuga
turwana n'imyuka mibi yantu ho mu kirere n'imyuka yo mu mazi n'ibindi bintu. Ibyo byose bikubita umuntu umwe bita bugingo. Satani ntaba mwese, Satani aba mu kuzimu mu mazi akaba no mu kirere. Noneho adresse yahakorera ni hano mwese. Ibyo bikorwa byose akora abyapurikira hano mwese, kandi agira abagendi, agira abafollowers, agira abagendi bitwa abarozi, akagira abagendi bitwa abanyeshyari, akagira abagendi bitwa abahanuzi, agira abagendi bitwa abapasitoro, agira abagendi bitwa abavuga butumwa. Mbese mu nzego zose agerageza kwigana nimba Imana ikurobye ngo uyikorere, agerageza kwigana igisa n'umuvuga butumwa, nacyo akagerageza kugira ibisa n'impano, akagerageza no kugira ibisa bijya gusa n'amagambo meza. Noneho rimwe na rimwe iyo udafite umwuka w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo ni byiza ko ngenda, kuko nintagenda ntago umufasha azaza, ariko ni byiza ko ngenda kuko ninzi umufasha azaza, azababwira ibyenda kuzaza kandi azababwira. Iyo udafite uwo mwuka ugirishurirwa, umenya imbuto z'ikintu gitumye umuntu avuga, uritiranya kuko irondo ryivanze n'abajura. Irondo ako kantu gasubire. Urumva ahahoze inzu ntihabura itongo. Ikigaragaza ahantu hose hahoze inzu harangwa n'ikintu cyitwa itongo. Noneho irondo kuko ryivanze n'abajura bafite inifojwe bari mu kazi, bagerageza kwambara inivomo y'akazi ariko atari abanyekazi. Noneho bakagerageza ushobora kugira ngo barinze umutekano, kumbe barinze uko witwaye nuko usohotse mu modoka ari kugira ngo babone uko bakwiba. Rero icyo nshaka kuvuga, mu bahanuzi harimo abakozi b'Imana, harimo n'abakozi ba Satani. Samples bafite karite, kuko ikibyarwa n'umwuka n'umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri n'umubiri. Noneho rero umwana wa Satani ntago yaba umwana w'Imana. Yesu yaravuze ngo ntago muri abanjye, nimusange so Satani. Noneho icyo nshaka kuvuga, hakaba n'undi wikorera ku giti cye, kuko ibi bintu nabyo abantu twaje gusanga barabibonyemo umuvuno, agakora kata, akagerageza kwigana, akavuga tubwirembo ryera rifite abantu barikurikira, kandi nanjye nkaba ndi intyoza mu kuvuga, reka ngerageze nige kata, nindangiza nzajya nzana abantu nibashake abantu mbese bagatekinika, akagerageza kwigana ibisa n'irembo ryera. Genda ntiyandike irembo ryera, uzabona umwuka w'ishyare nacyo kijya gituma abantu benshi badatera imbere, akandikaho irembo ryera 1. Ako ka 1 ariko urumva icyo ashaka, arashaka irembo ryera, ariko kuko ari mutanze ahise ashyiraho 1 kugira ngo YouTube itamuhana. Noneho rero Bibiliya yaravuze ngo nibiba ngombwa n'intora zaziyobye. Bagerageza rero kwigana icyo ngicyo, igituma rero abantu batumvikana, ari abavuga butumwa, ari abakozi b'Imana, biterwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, nta Mana irwanya Imana. Kabiri, nta Satani yisenya. Nuwangu nge nawe iyo tuganira turi abakozi b'Imana, twese koko dukijijwe, ikitwereka ko dukijijwe Cyprien, nubwo nge naba nigisha kwihana ibyaha, wowe ubwiriza warahawe ko ugomba guhumuriza abantu. Iyo ndi mu mwuka w'Imana nawe uri mu mwuka w'Imana, twese turahuzwa. Ariko ikitwereka ko nta mwuka w'Imana umwe yaba afite, nuko nakataka wowe ukaza ukansenya, nuko navuga ubutumwa bwiza undi akaza akansenya. Nicyo kigaragaza ko umwe afite Imana undi afite Satani. Icyo akora nyine ni kakantu ngaruko ko kirondo ryivanze n'abajura, kuri tayito twese twitwa abakozi b'Imana, kuko Satani ko satakora ntabwo yakora ikosa ryo kuza ari umukara. Oya, Bibiliya bangwa akiri mu ijuru ni umucyo, agerageza gusa agerageza gusa n'abanyamwuka, byaba na ngombwa n'indi makazigana, byaba na ngombwa kubwira ngo mvuke Imana ivuze, byaba na ngombwa gatunga ikiganza dayimoni zikavuga ukagira ngo uko n'umwuka wera. Ni dayimoni wo kubivuza, kandi nkubwiye ko nta wigana Satani atakisenya. Ntabwo iryo kosa yake buri abantu bajya mu bapfumu, abagiye nubabaza ubuhamya bazakubwira. Niyo mpamvu bakubwira ngo ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, ni ukuvuga ngo agukuramo umwuka wari urimo ndagawukuramo, arawucogoza akazana indi mbaraga ya Satani ifite ubutware bwo kumanaginga wari ukuri.
ifite ubutware bwo kumanaginga umwuka no ujyana abadayimoni babiri bakagushyiriramo 400 cyane noneho kagira ngo wowe uwo mwuka wakize cyangwa byakuvuyemo kumbu havanye ku kiro ry'abadayimoni noneho rero nta mana irwanye nde niyo mpamvu fondasiyo y'ibyo tubona ahubwo nuko satani yanyaza abantu b'Imana icyubahiro cy'Imana arangije Sipiriye abambika igisuzuguriro kandi muri icyo gisuzuguriro abantu bazi ko bambaye icyubahiro cy'Imana abantu benshi bafite nk'u Rwanda Paulo yandikiye abaroma 8:14 aravanga abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana noneho ageze 18 aravango kandi aravango kubakunda Imana aravango mbonye kimebaro y'iki gihe idakwiriye kutugiranwa n'ubwiza tuzayishurirwa noneho ako nshaka kuvuga ageze kuri 27 aravango kandi kubakunda Imana bidufatana hamwe kutuzanira ibyiza ngari bo bahamagawe kera ajye usomye rero kuri 30 ngo abo yamenye kera yarabatoranije kandi abo yatoranije yarabahamagaye nabo yahamagara batsindishirije biravango tuvuga iki ubw'Imana iri mu ruhande rwacu ngo yatanze umwana wayo bizabura kumuduhana niki nibindi noneho ngarutse 14 utandukanye kuyoborwa n'umwuka no gukoreshwa na mwuka buriya Paulo yavuze abayoborwa buriya mu ishusho y'abahanuzi cyangwa y'ubuhanuzi yarazwi ko abantu hari baza abantu bazakoreshwa na mwuka ariko batayoborwa nawe kuko kuyoborwa no mwuka ni Kristo uri muri nje nta bya none nta bizaza bizantanya na Yesu nuba ngo nge na Kristo umutima wanje uri permanent biri kumwe noneho gukoreshwa na mwuka ashobora kunkoresha bitewe n'icyagambiriye kuri wowe genda tarikigambiriye kuri nje akagikore akigambiriye kuri wowe noneho akankoresha ariko atari uko ntamutunze nyamara yankoresheje noneho rero Paul abati noneho ndababwira muzayoborwe na mwuka kuko nimuyoborwa na mwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira ariko nimukoreshwa na mwuka n'ubundi kamere izaza kuko muzajya mubikora nk'akazi kuko atabatuyemo ako kantu rero aho hantu uhatinze abantu benshi bakoreshwa na mwuka ariko batayoborwa na mwuka niyo mpamvu rero Yesu yavuze ngo nta mutini wera umugenge nta muzabibu ushobora kwera ikomamanga yaravuze ngo kizabereka kuko yarazi ko mu bihe bizaza no mu bihe byabo bya Yesu habayeho Pilate akaba na original burya ikikwereka ko ikintu cyakunze uzasanga Pilate zabaye nyinshi ikikwereka ko ikintu cyabaye isoko uzasanga Pilate zabaye nyinshi iyo Pilate zitaraza bya bintu ntago abara original ntago biba bitari byagira abakiriye bitaraba karite ariko iyo byabaye karite bagerageza kwigana ishati byenda ise nk'iryo bara ariko nureba usange nakayungiro ariko uri buturuke kure araza gusanga agire ngo yambaye iyo shati ya Zeppelin ubwo rero icyo nshaka kuvuga niyo maje niyo mpamvu uzasanga nza nkavuga ukuri undi akaza akavuga ati yabeshye dore icyo kamaro ka mwuka rero umuntu udukurikiye wariye ku biryo ntiyarya rojorojo wariye isosi cyangwa hari n'abavuga ngo ni isupu ifashe ntarye rojorojo urumva ufashe nk'ibishyimbo ntabwo ibishyimbo bijya bivamo isosi ariko bifashe ukabiteka ugakataguriramo byenda n'utuboga cyangwa utunyanya ugashyiramo amazi menshi byenda ku muntu akata ubugari yabanza agakata zigizage kugira ngo azafate intete y'igishyimbo ariko ubugari bwa nyabwo n'isosi ya nyayo ni ukuvuga ngo uyukase intamu y'ubugari ugahita ubona ubugari buhita bwimanura ako kanya utarakozaho ngo umutonyi umwe gudonyaho gatoya isosi ihita ugahita umera icyo nshaka kuvuga ikiranga bene gihugu ntago ari ikindi ni ururimi bita kavukire ntago ikiranga bene gihugu ni kavukire ururimi rwa kavukire kuko nshaka kuvuga ubu mu Rwanda tuvuga icyongereza tukavuga n'igifaransa n'igiswahili harimo n'abavuga icyarameya n'ikigiriki n'igiheburayo ariko si abaheburayo ariko dufite kavukire bita Rwanda nziza ururimi rwacu
rwacu ruraduhuza nyamara ikibikwereka ko ndi umunyarwanda iyo mvuze ikinyarwanda nawe ukakivuga turahuza igirangarira abapantekote ntabwo ari ukugira ukunguko kuko na vibration nyinshi ntabwo ari kigaragaza abanyamwuka ahubwo kiranga bene gihugu ni nuzuye umwuka wera ugasanga ibyo mvuga na mwuka wera nawe ugasanga niko tuba connected ntabwo urusinga rucika ariko ikikwereka ko aba ari danje nyine rya rundo ryivanze n'abajura hari igihe mwuzura ugasanga harimo kata ukavuga ati ariko ibi bintu ukora n'ibyo uvuga ko tubona bihabanye n'ibiryo twariye bite nibwo rero usanga ibintu ari hatari ariko urebye twese ushaka gusanga twambaye amakote y'umutuku ameze uku nguko nuko mu nkweto abamo na pirate nicyo kintu kibitera nicyo kibitera ukunze kugaruka ku bakozi b'Imana ukuntu bagenda batangwaho ibintu by'ibitambo umukozi w'Imana yatambwa ate ni gute batamba umukozi w'Imana birashoboka mbo wahereye ahantu heza umbaza twaganiriye ikintu cyiza mbo sinzi byenda abakozi b'Imana umbajije abaribo cyangwa n'ikintu gitumye ibintu ubivuga ko kubwiriza guhanura kwerekwa si ikimenyetso kigaragaza ko nuzuye umwuka wera nta nubwo aricyo kigaragaza ko ndi umukozi w'Imana ahubwo burya ikimenyetso kigaragaza ko ndi umukozi w'Imana buriya madamu n'abana bazi gukorera Imana naho ngewe ntabyo nzi neza hari igihe imaje unyereka itandukanye n'uwuriwe kandi ngo ari indirimbo impara ngo zigeze gucuranga bayicurangiye Musanze noneho ngo umwami yakoze ibidega amaze gukora ibidega ngo banga kumena ibanga ngo ariko bavuga ati nubwo twanze kumena ibanga reka tubike inzigo natwe tuzakuririmbire baramurimbira ati nimba utaravuzwe si uko utari ufite icyo kuvugwa ahubwo ni inzoga twagucaga ariko utaza kugira ngo nibanga twakubikiye burya amafaranga Cyprien ntago atanga icyubahiro amafaranga atanga igitinyiro icyubahiro gitangwa n'Imana yonyine ishobora byose niyo mpamvu umukene ufite Kristo Yesu nta mukire ujye umusuzugura iyo arwaye kanseri aravuga ati nsengera muntu w'Imana afite ikisi datunze noneho icyo nshaka kuvuga urambajije ati se ubwo nashaka kugana ku cyo warumbajije urambajije ati sadere kuko cyo ukunda kuvuga ku bitambo ugakunda kubivugaho impamvu ibintera kubivuga ni nyinshi cyane ikintu cya mbere ndi umuvuga butumwa bwiza kabiri ndasenga ndi umunyamasengesho gatatu nagize umugisha tumenya ibihishwe mu isi y'umwuka kuko ibi tubona si byo byibi uru Rwanda mbere yuko ubu ngubu rwarabyaye ariko rwabanje gutwita ibi ariko hari n'abashatse ko iyindi itavuka hari ibyo bagerageje bimwe birakunda hari n'ibindi bagerageje ntibyakunda kugira ngo wumve neza icyo mvuze cyangwa n'umuntu utari kubyumva ubusipiriye w'irembo ryera ntabwo twabyutse aka kanya uhita utunga kamera Adriane warabanje urabitwita indu umaze kuyitwita igutera kwarara ugira ibyo warara umaze kwarara ugira n'ibyo uzinukwa kuko indi tuma umuntu yarara akagira n'ibyo azinukwa noneho urangije igihe kiza kugera ubyara irembo ubyaye irembo shyiraho no kwera ibirembo ryera rimaze kuba irembo ryera bihinduka ko ari ahantu umuntu agomba kuruhukira atari aho umuntu agomba kuruhira dore igitangaza rero kibamo ni uko umuntu yaruhira mu buruhukiro aho umuntu agomba kuruhukira akaharuhira mbivugiye iki umukozi w'Imana n'umwana gukorera Imana reka tubyite umukozi w'Imana umukozi w'Imana ni umuntu ufite imbuto za mwuka wera akagira n'ibikorwa gukomerwa amashyi umwami yagiraga ikintu cyitwa inkoma amashyi kugira gutya abone bukeye yakomaga bakomaga amashyi umwami yavuga byiza yavuga bishya tumwami arakarama inkoma amashyi noneho dufite abantu nk'uyu murimo bameze nk'inkoma amashyi buriya uyu muntu ari mu kibuga akina ku bantu bakinnye umupira iyo uri hanze ubona yabyishe ariko umenya ko yari umuhanga bakujyanye mu icyo kibuga kugira ngo ukine hari abantu rero batanga ishusho y'amarangamutima
ntibatanga ishusho y'imvamutima kandi emotion n'imvamutima y'umuntu biratandukanye. Imvamutima ni icyo twite cyari kiri muri wowe mu bitekerezo byawe kuko ikiri mu muntu nicyo kimusohokamo, ariko amarangamutima biterwa n'ikitumye umuntu ayavuga. Example, nze gutya urangije ureba uko nambaye uhita umbwira ati wambaye nabi bitewe n'impamvu zawe. Squat, nambaye ikote we nturikunda cyangwa nambaye karavati we ntuyikunda, undi akaza akavuga ati wambaye nk'uko nkunda, kuko gushima kwanjye no kunenga kwe biturutse ku mpamvu ze ariko si impamvu zanjye. Urumva impamvu ziwe ntago uzatuma nambara ikote. Hari abantu rero bashaka ko ibyo bashaka by'amarangamutima tubicanga n'ukuri kwa Bibiliya, kandi ukuri kwa Bibiliya ni ukuri kwera, ni ijambo ry'Imana ntirigabanywa. Ntago warisiga ngo bikunde, ubwaryo rirasiza. Ntago waritaka ngo bikunde, ubwaryo ni umutako. Ntago warirema ngo bikunde, ubwaryo ni umuremyi. Ntago warivuka ngo rikunde, ubwaryo biravuze ngo ni Imana itanga gusama ngo nayo ituma babyara. Icyo nshaka kuvuga gitumye mvuga ayo magambo ateye atyo, ntabwo naramusubije amagambo byenda iki kintu ngiye kuvuga kirakomeye. Pamu hari umuntu yirusha ibikorwa byiza, HCR saru yirusha ibikorwa byiza, UN saru yirusha ibikorwa byiza, ariko se tuvuge ko abakora biriya byose bazajya mu ijoro. Biriya si ikimenyetso kigaragaza abantu bazajya mu ijoro, kuko ngeso nziza n'imbuto nziza biri difference. Nshobora kuba ngeso nziza sinywa inzoga ariko nubundi nkaba ntarapfa kuri kamere y'ubututsi n'ubutwa. Nshobora kuba ngeso nziza y'amoko ariko nkaba nsambana, sibyo bigaragaza ko nzajya mu ijoro. Ikimenyetso kigaragaza ko nzajya mu ijoro, Bibiliya yaravuze ngo nibayumvira bakayikorera. Iyo ko yavuze 3:6 11:3 yaravuze ngo nibayumvira bakayikorera bazarama, bazamara imyaka yabo baguwe neza. Ariko hasashyira kandi kantu gakomeye 12 ngo ariko nibatayumvira inkote zabarye ngo bazapfa nta bwenge. Rero umuntu ashobora gukorera Imana ariko ntayumvire. Noneho ninjire noneho muri topic y'icyo warumbajije. Urambaza ati se Adrien ukunda kubivuga, ni gute umuntu w'Imana bamutangaho ibitambo? Number 1, ndabanza nkubwire amagambo abiri nkunda kuvuga. Satani ni umunyazi kandi ni umujura. Mu ntego zimugenza ahora agenzura no kuvuga ngo Adrien yabura amahoro gute, kuko ubwami turwana nabwo dufite ubwami bubiri. Hari ubwami bw'Imana dukorera bufite imbaraga, hakaba n'ubwami bwa Satani burwanya abakozi b'Imana n'abanyamuhamagaro. Kandi ubwo bwami bwa Satani spiriye ntago bujya buza bwambaye. Nabwiye abantu ngo Satani ntago ashobora gukora ikosa ryo guhugura umuntu intellectuel ngo amuhugure nk'umuntu ukora akazi ko mu rugo. Iyo intellectuel agerageza guha amasomo ahwanye n'ubushobozi bwawe. Iyo ufite knowledge, ufite ubumenyi buhagije, agerageza guha ubumenyi bw'ibyo wize, akaguhugura neza, akakuzuza ku buryo wumva wuzuye. Nigeze ntanga ubuhamya bwa muhuguzi ukuntu ngiye yigeza mpugura. Arambwira ati Adrien wakoreye Imana? Ntiyego. Urimo neza? None kusebye? Ndasebye kabisa. Ariko Dawidi yaravuze ngo ndazi ko kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko nyine byari bivuze ngo amarira ntaga yakuyeho, icyo akora mu marira. Byashoboka ko Imana yaturindira mu marira, mu gitondo umuseke ugatambika. Ngana ku cyo warumbajije sasa. Satani si umuswa, simukorera, simwamamaza. Igituma mbivuga sicyo wambajije. Ntabwo Bibiliya yaravuze ngo ntabwo wajya mu nzu y'umunyamaboko ngo umufate ngo ube wamunyaga utamuboshye, ngo ahubwo kugira ngo umubohe irifo kugomba kubanza ukamuboha ukamunyaga imbaraga. Wamara kumunyaga imbaraga ukajya wamufata neza. Kugira impamvu tubivuga ni iki? Umukozi w'Imana agomba kumenya ubwami bw'Imana, akamenya strategy y'ubwami bw'Imana, akamenya n'ubwami bwa Satani uko bukora. Iyo kimwe kiganje ikindi ntukimenye, ushobora kumenya ubwami bw'Imana ntumenye amahame y'ubwami bwa Satani umenye kuyarwanya. Satani akakubirindura.
niyo mpamvu imbaraga umuntu afatanye igihugu ari cyo azirindisha. Iyo wafashe igihugu warwanye igihugu ukirindisha intwaro. Iyo ari inkota ni inkota. Iyo wafashe igihugu ari siyasa igihugu kirindisha siyasa. Bivuze iki? Iyo wirengagije nimba ari ikintu gikomeye kugira ngo ugere aho ugomba kujya ni uko utibagirwa aho wavuye. Iyo wibagiwe aho ujya utakaza, iyo wibagiwe aho wavuye utakaza aho ujya. Igituma tubimbivuga nta kindi nuko nigisha abantu amahame tukamenya ubwo bwami bw'umwijima. Umuririmbyi yaravuze ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Urumva ko zirakomeye kandi izo nkabo zirahari kandi ntabwo tugiye kuzikuraho, ariko zifite imyitozo yayo. Ubu noneho iki kinyejana cya none Satani yamenye ko igihe cye kiri kumurengana Sipiriye. Yagerageje kuzana icyo navuga ari kurwana y'inkundura. Niyo mpamvu yageze mu bana asya tsanzitse, agera mu bakuru asya tsanzitse, agera mu basaza n'abakecuru. Usigaye usanga nyine irondo ryivanze n'abajura. Hari igihe uzabwira umukecuru atese tate amakuru aticeceka, unyitira umukecuru ndi nyoko, umukecuru ni nyina wa nyoko. Nyamara kera umuntu yanezezwaga no kumwita tati, ariko mw'iki gihe muzehe arakubwira ati muzehe niso. None urumva ko agerageza kwigana no kugerageza gusa kugira ngo numubona uzagire ngo n'umuntu w'Imana. Rero tuvuga ayo mahame n'impamvu ituma mbivuga suko ndi umuforowazi wa Satani, suko mukorera mu buryo bw'ikimwe buryo cyangwa bumwe, ahubwo ngerageza kumena amabanga ye ngahishura ibihishwe kugira ngo abanyamwuka n'abantu basenga tumenye strategy no tumukandagireho tuzamunesha. Ariko iyo utabimenye urwana n'ibyo utazi nyine bikagukubita. Niyo mpamvu umukozi w'Imana ashobora gutamba umenye n'ubwami bukurwanya. Ushobora kuba mu bintu ubicira inyeri kandi ari urukonda. Ufite urutonde rw'abakozi b'Imana batambwe cyangwa se bakoresha ibitambo? Babikoresha cyangwa ababikoresha, kuko ntago nabashyira muri categories y'abakozi b'Imana. Nubwo mperutse kuvuga mbwira umuntu ngo uru Rwanda tureba n'image ishusho igaragaza ko abantu bakorera Imana ntago ariko kure, kuko harimo n'abarozi, bafite insengero bavuga ko bakorera Imana. Abarozi bafite insengero? None se buriya reka nkubwire Sipiriye, nawe uri umuyumbura umukozi w'Imana. Ubu tuvugana buriya mu gace k'abarozi buriya bavuga ko abantu biyeguriye Satani, kandi koko naje gusanga ari byo. Arimo abanyeshyari hakabamo n'abarozi. Noneho abarozi babamo ibyiciro byinshi, ariko abarozi kenshi dukunda kubona abangaba bihindura injangwe, ababihindura amapusi, bene abagendana utuntu ku mweko baba batari abarozi. Aba ari abarozi bagitozwa b'abana. Umurozi kabuhariwe ntabwo agombera kugendana akantu, kuko umubiri we n'umutima we uba wuzuye imyuka. Rero icyo mbivugiye ni igiki? Kubera ko tutazi nyine isi y'umwuka, tumenye n'isi y'imyuka, tujya twitiranya ibintu. Umuntu ashobora rero kwambara tayito y'abakozi b'Imana ariko atari umukozi w'Imana. Bigenda nk'urugero buriya nko kwirebero, ndumva ibyo bintu byaraciye no ku mateleviziyo, ibyo ngiye kuvuga abantu bose barabizi. Kwirebero hari urusengero bafunguye rwitwa Hindu Temple, urusengero rw'Abahinde. Ntabwo uruzi? Ntabwo nduzi se ndabe. Bararufunguye, rwaciye ku mateleviziyo hose, nushakana ukore na research kuri YouTube uraza kubibona. Urwo rusengero rurimo ibigirwamana 16. Ruba hehe? Ruba hariya kwirebero rw'Abahinde muri Kigali. Yego, n'abayobozi rwose barabizi ko nabo bararutashye, nabo basabye babaye ibyangombwa. Basabiwe umugisha, babahaye ibyangombwa, bajyayo bavuga ko buri kigirwamana cyane, buri kigirwamana kwa nge narabibonye kuri internet. Mbona n'abayobozi umunsi barutanye ne batumiye
n'abayobozi abantu benshi ibyo ni ibintu bizwi ariko ntabwo tuzi ni Hindu temple kuko n'urusengero nyine n'urusengero rw'abahindu noneho cyo nshaka kuvuga ntiyago basenga Imana basenga ibigirwamana bafite buri wese hari igitanga umugisha hari igitanga urubyaro hari igitanga bose icyo ushaka ubwo none se abantu bajyayo n'abahinde bajyayo n'abandi bantu bajyayo hari n'abazajyayo batazi ibyari byo umuntu yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru ubwo ngubwo urayabahaye ndayabahaye ariko icyo nshaka kuvuga udafite amakuru azajya azikagiye mu ikanisa mu rusengero rw'abantu asanga ahantu yicaye rero icyo mbivugiye nashaka ngo ishusho yo kuvuga ngo umuntu ashobora kugira urusengero agashaka n'akazina ko muri Bibiliya agashaka n'abakozi b'Imana bakadutumira tukajya kubwiriza ariko misiyo atari ubutumwa bwiza icyo akora kuko Kristo ndamukunda Kristo ndamukunda kuko nta kintu ajya akorera guhubuka Imana ikakujyana yo kabwiriza nk'ubutumwa bwiza intama zikarokoka cyangwa zikagukunda bakubwira ngo usengerahe bakagukurikira bakaza usengera bakamenya ukuri ko birava ngo nimumenye ukuri kuzababatura ariko iyo umuntu ataramenya ukuri abakibaswe icyo mbivugiye rero nicyo nari mbivugiye kuvuga ngo mfite urutonde rw'abatamwe barahara ariko ntabwo nabavuga kuki utari kubavuga impamvu ntabavuga nyikubwire nakubwiye ko Satani atagira ishusho aza yandika ngo ngende Satani kuko na Bibiliya ntabwo yigeze igaragaza ko azaza ari live yeruye yaravuze ngo azabanza akore mu buryo bw'amayoberane bireka banguka nibi naba ngombwa n'intora zaziyobye ndumva icyo cyanditswe kize azakoresha strategy zose n'intora ziyobye none uzi ko Yesu yavuze ngo niba babwira ngo mwami nguri yari gukiza abarwayi nguri yakora ibitangaza ndimuzajyeyo uzi impamvu yabivuze Yesu yaraje ishisho y'ibizaba nibigiye kuzaba k'abantu benshi bazakora ibitangaza ariko atari nyiri ibitangazo bibakoresheje kuko abantu benshi barashaka kwamamara ariko batamamajwe n'Imana n'abantu benshi barashaka kumenyekana ariko atari Imana ibamenyekanishije kuko ibimenyekanisha abantu ni byinshi uko Imana itanga igikundiro na Satani ajya giha aba agent abamukorera be rero icyo mbivugiye urambaratse kuki ntabivuga buriya ururimi mvuga barabizi nimba Kristo ari mu mutima wawe nanjye akaba ari muri ngewe nibanga ryanjye nawe wowe n'umutima wawe nibo bazi ko mufite Kristo ariko ngewe akakanya ntago nagucira urubanza nkubwira impamvu ntabivuga buriya hari ibintu bitatu bizatangaza abantu byanayobeye abantu ikintu cya mbere ngo kizatangaza abantu bageze mu ijuru ngo nugutangara spiriye ugasanga wiboge mu ijuru ngo watsinze isi ugatsinda n'umubiri ukaririmba karirimbo ukavuga ngo mbye urupfu rwa Pastor Theogene rwakwigishije iki nk'umukozi w'Imana rwanyigishije ibintu byinshi ariko nakuyemo ibintu bitatu by'ingenzi ikintu cya mbere nakuyemo ishusho yo kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo muhore mwiteguye kandi amatabaza yanyu ahore yaka kuko ntawuzi umunsi cyangwa igihe umuririmbyi ndatangaye yaravuze ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi ariko ikintu kirimo harimo iryo wangeneye icyo wampitiyemo spiriye ngo no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro irizanjyana nta muntu urizi Pastor Theogene Imana yisemo ko igare agomba kuyikurira ari igare rizamujyana akanyura mu rupfu rwa accident akagenda uko ari no mpamvu kenshi bigenda ku cyo kintu warumbajije ngo abantu ngo batambwe bitambo amagara aragenda azatwara abantu ni menshi ariko icyo Kristo yitaho ni umuntu w'imbere bita bugingo kuko iki kimaske cy'umubiri tuzacyamburwa ngo twambare umubiri utabora spiriye umubiri udapfa ngo umubiri utarwara indwara umubiri utarimo kwifuza amaetaje nk'uko duhora dukumbuye ngo tunezerewe noneho rwanyigishije guhora niteguye Paul yaravuze ngo
nicyo gituma nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ndamara niho dutanguranirwa ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye icyo kintu rero cyo yadufatiye nukugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro sukurongorwa muri misiyo ya Kristo yamuzanye ibyo ngibyo reka nkubwire biri mu nyuma imbanziriza mushinga ya Kristo yatumye umushinga wuko Kristo abambwa ku musaraba igorogota inyabihanga kwari kugira ngo nge nawe mbone buriya reka nkubwire iyo Yesu ataza kuduhuza ntago twari kuzahura kuko wari gusanga ntacyo mfite twari kuzahuriraho ariko Kristo ni umugabo yaraduhuje afata wowe arangije araduhuza nabo kwirembo barambona icyo nshaka kuvuga gitumye nkora ibyo ngibyo nukumenya ko nge wadire yakakanya ejo sahanje ahubwo none niho hanje icya kabiri wigiye ku rupfu rwatewe ikindi cya kabiri nahigiye nugukorera Imana ariko dukorera abantu dukora iby'Imana ishima kuruta iby'abantu bashima kuko akenshi iby'abantu bashima si iby'Imana ishima ariko mu banyamumaro b'Imana iyo twakoze ibyishimo tubona abantu bashima ibyo dushima ikindi cya gatatu nakuyemo gikomeye mu rupfu rwa Theogene warumbaje si ibyigisho nyine nakuyemo ikindi cya gatatu nakuyemo ko umuntu warya ukanezerwa cyangwa warira ukababazwa ntabwo ukwiye kubihanga amaso inasa hacu impamvu atari ahacu urwego yaragezeho naho yarageze Cyprien Imana nta soni igira n'abadayimoni n'abagome icyo nshaka kuvuga yarageze ahantu ho kuba yakwicara akanywa ka Nescafe ko kurya gapotage akarya karanje na kadina kagafata ariko hari indirimbo twajyaga tuvuga kera ngo nabonye umushyitsi utajya uteguza uwo nawunde ni ikigeragezo iyo agusuye ndibiyoberana umuntu bita rupfu nta soni agira Imana ijya idufasha nibi bintu nyine tubimenye nicyo mpamvu nabivuze uzi ko urupfu rudatinya abajepe nta soni rugira urupfu rudatinya abami nta soni rugira urupfu rumira inzobe nta soni rugira urupfu rumira abahanzi beza isi yakunze nta soni rugira urupfu rwitonda rugafata Theogene tukamubura n'abantu yaratunze mu rugo n'abana batoya afite n'umugore ukiri muto ya Cyprien we umuntu adafite nyina adafite se ntirugira isoni rutatinye ko amatorero yarayafitiye umumaro yajyaga abwiriza abantu bagatanga icya 10 n'amaturo imitima igahembuka abantu bagaseka urupfu ntirumutinye rukakubwira ati kam nabonye rero ntasusumira rugira nabonye ntasusumira rugira iyo aba twabimenyaga iki kibiri twambaye twagakwiye guca bugufi umuntu wese agahora yumva ko ari ahandi hantu tuzajya heza kuruta aho tuvuye none icyo kintu cyatuma tugenda buhoro uziko ari igihe umuntu agenda ukagira ngo isi niye yarayiguze ariko ubamba isi ntakurura umuhanga yazajya agenda yiteguye ruratungurana turarugendana ni inshuti yacu umuhanga rero ajya ahora rwiteguye yejejwe nimba ari umunyabugingo avuge ngo mana ikizanyica ntacyo nzi nakicwa n'abarozi nakicwa n'abadayimoni nakicwa n'ibiki ntabyo nzi ariko icyo nshaka umuntu wanjye w'imbere ukomeza umurinde kubera ko umuntu w'imbere niwe uzabona Imana nawe yaza kuba ari amarangamutima y'abantu iki kintu ndi kukivugaho nabwiye abantu ngo nimuvuga ibintu njya nkunda kuvuga abantu ngo mujya mubwiriza naratanga Cyprien reka nkubwire ikintu cyanangaje Imana idufashe abavuga butumwa bo mu iminsi ntabwo tukibwiriza ijoro kandi
haje inyigisho zisingiye kuri siyanse, haza n'inyigisho za gospel principality zo kwaguka. Ni byiza ko twaguka, ariko ntitukaguke mu mubiri. Umuntu w'imbere we ntiyaguka, kuko kimwe iyo kibuze kimwe gihe kimira ikindi. Icyo mbivugiye, inyigisho ziro mu iki gihe ntabwo zikidukundisha ijuru. Nta nubwo abantu benshi, uba abantu bo mu iki gihe uzi ko abantu benshi basigaye bameze nk'abatuye nk'umusozi, kandi umusozi nawe ari igihe ujya uhura n'umutingito ukawimura. Burya naratangaye, hari wavuze ngo mbese uzi ko uzatura nk'umusozi, ariko umutingito iyo waje ujya wimura umusozi. Umutingito ni umugabo ikayubika n'uburakari. Icyo mbivugiye sipiriye byenda sinzi icyo ugiye kumbaza. Abantu tubaye turi abahanga, nabwiye abantu ngo ntiwuzajya uvugisha ku ijambo ry'Imana n'amarangamutima, ugira ivugishwa n'umwuka w'Imana. Kuko iyo ushyizemo amarangamutima yawe ukavuga ibyo ushaka, ibintu birapfa. Rero icyo nshaka kuvuga, nakumva umuntu wese yakitonda, kuko urwamujyanye rwajyana yewe adirenti rwangirira isoni. Ngaruka kuri icyo ngicyo, hari inkuru iri kuvugwa cyane kuri umuvandimwe wa Theogene wabonetse, ariko ntiyari asanzwe azi. Azwi yuko ngo yazanye ururabo ngo ruruma, ngo amuza no kurushyira ku mva ya Theogene. Ego, ayo makuru we warayamenye? Nanjye narabyumvise social media, urumva ni ngari, akakugezaho nanjye nekabura kuri. Abantu benshi barabimenye, narabimenye. Yari asanzwe afite abavandimwe bundi Theogene? Mu buhamya bwe no mu kiganiro cy'uriya muvandimwe nge naragikurikiye, yavuze ko Theogene yari abizi. Yanavuze ko yajyaga amubwira ngo kuki uvuga kuri imfubyi, nanjye mari ndi umuvandimwe, ngo Theogene akamubwira ngo ndi mu kazi. Niko yavuze. Ikindi cya kabiri, aravuga ngo ntabwo ndi kubeshya. Ibyo rero icyo nshaka kuvuga, uko wabibonye nanjye nuko nabibonye. Byenda sinzi icyo wavuga ati byenda wewe ubibonamo iyi shusho. Nkawe nyine ukoze analize umuvandimwe. Nkoze analize, buriya ntandura ivugira ubusa ku musozi. Sipiriye nkubwira ibintu bibiri, njyewe ni nkuvugaho inkuru, iyo cyangwa atari iyo uzakuremo ibintu bibiri. Uzakuremo, buriya nkubwire, nugira inshuti ukayihomba ugahomba n'isomo wigiyemo, uzaba uhombye ikintu gikomeye. Simbyemera, ariko sinanabihakana. Ntabwo nge naba, ntabwo ndi Imana. Imana niyo izi byose, yego. Kandi reka nkubwire, tuvugishije ukuri, tukareka amarangamutima y'ibyo tubona n'imirimo tubona, n'imirimo umukozi w'Imana yakoze. Imana imamoro n'umugisha, aruhukire mu mahoro. Ariko tubivuze tugakoresha ukuri kuzuye, nta muntu bitasenya, nta n'uwo bitababaza. Usanze Theogene yaravuze ko nta muryango agira, mu nyuma tukabona undi muryango. Umuntu wese yagira dute sipiriye. Nanjye ubwanjye nagira ubwoba, kuko hari ibintu Imana ituzi abantu batatuziho, hakaba n'ibyo abantu batuzi Imana itabituziho. Ariko nanone icyo ni kimwe. Akenshi na kenshi umuntu ashobora kuvuga ngo nta muryango afite, agendeye kuki? Agendeye ko mu buhamya n'ubuzima, agendeye ko nta muvandimwe afite wo mu nda bavindimwe. Ego, ubundi iyo bakubwiye ngo mu famiye yawe muri bangahe, uri kurabyumva, ntuvuga abo wabyaye, uvuga abo wabyaye ku muntu ufite urugo. Ku muntu ufite urugo. None se bakwajije ngo famiye yanyu muri bangahe? Mu muryango. Oya, famiye yanyu mu muryango. Iyo bakwajije famiye, ntago bakwajije umuryango mugari, bakwajije abo mu vindimwe. Yego, uri murabyumva. Theo rero ntawe yari afite bave mu ndimwe. Oya, wasigaye kandi uriya. None se Theo si we fura mu muryango w'iwawe? Nyine nikavuga, niko Theo yavuze mu bantu. Ariko mu buhamya bw'uriya yavuze ko badahuje se, ariko bonse rimwe, bava mu ndimwe rero.
byenda ntibahuje ababyeyi umupapa byenda ubyara Theo n'ubyara uwo muvandimwe ntago bahuje none so ngo ari nkawe urumva muvindimwe tuvindimwe so umuvandimwe none se ku buryo wajya kubuta ni umuvandimwe ahubwo avuga yuko mwaba muvindimwe kubera ko wakizijwe ariko reka nkubwira Adrien Severier reka tuve muri ibyo bintu ahubwo jewe Theo ndamugarukiye urumva mama wawe yabyaye umwana ako kandi uze kugakata abantu bakumve ntugakuremo oya reka nkubwire jewe mama wawe yabyaye umwana amubyara kuri se ahantu Samuel nawe akubyara kuri papa wawe Samuel uri murabyumva uri ikinege uburi ikinege so uri ikinege nyine none se wabuze mushiki wawe muvindimwe mwose rimwe mufite ikinege ni umwana udafite ni umwana wavutse ku mubyeyi umwe n'umumama umwe n'umupapa umwe akaba nta wundi muntu wundi bavukana muri iyo nda erega buriya amaraso ni ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo nge nawe duhuje none se baretse baze kubwira reka baze kubwira reka tuve kuri iso afite undi mugore abyaye abana uri burumva dore baraje bakakubaza ati ese iwanyu muri bangahe uzababwira ngo iki ntuzabwira abana bibanyu uzabwira nabo sabyaye kundi mugore oya urabavuga no se kuki tuvuga ngo ni bashiki banje bo kwa data wacu none se turi guperezata umuryango nyine ariko yarakiyubaka ngo azagaragaze umuryango byenda tubirekeraho ariko tubaye honete tukaba clear tukavugisha ukuri kuzuye umuntu muhuje mama wawe n'uwo muhuje so byenda abanyarwanda simbizi ariko abakongomani ngewe na abakongomani byenda abanyarwanda n'abarundi sinzi impamvu mbivuze nuko byenda abarundi nabo bakunda kugira akantu nkako n'abanyarwanda bakunda kukagira abarundi tuziragenda barakare ariko ibyo mbivugiye aba ari umuvandimwe wawe n'amaraso yawe none se nkubwire Cyprien nanone tuganire nyine kandi tuganire nk'abantu bakuru ufite urugo nanjye ndarufite ubaka kanya umwana umuvandimwe wanjye twahuriye kwa mama cyangwa kwa papa duhuye akoze accident natambuka ntago ikintu rero cyatuma natambuka ni nacyo cyatuma mba proud nkavuga ngo ngewe nduye ariko mu buhamya byenda suku judging turi kuvuga nyine ibyo twabonye mu nyuma yagiye avuga ko nta mubyeyi nta mwana n'umwe bavukana none ikintu cyanangaje nyine byenda ariko ndagusabye byenda uzashakura muntu umukoresha ikiganiro cyangwa n'uriya muryango wabo ahubwo bakoresha ikiganiro kuko bavuga biri kuri YouTube ziriho kuko icyo nshaka kuvuga gikomeye bavuga ko urumva wumvise byajemo intambara ababyeyi bavuze ko atari ngo genocide ngo yishe ababyeyi ba Theo Theo ati nibo yabishe mbese ni ibibazo Imana idutabare iturengere pe hariho umwanda cyane wenda reka tugire kubera ko ndabona abantu batumirwa bari kugenda banaza amasaha yabo kugira ngo tuyubahirize n'ejo tuzaganira ufite ibintu byinshi Imana yagushyizemo stoke y'ibintu bikomeye kandi ndabizi ntawe uza kwirembo rigera rimwe n'abakunzi bacu badukurikiye twari turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi uyu ni umuhanuzi ushobora kumuhamagara akagusengera kandi ndatekereza ko kwirembo rigera azahaza inshuro zirenze nyinshi twavuga ushobora guha abantu nimero yawe ya telefone warangiza ugahita ubasengera nta kibazo 078 17 270 44 078 17 270 44 Mana nziza Mana nkuru Imana ikora iby'imbaraga niwe waduhamagariye kandi waduhamagariye umudendezo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza ni wowe urinda ijambo ryawe turasengeye umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro kibi ikiganiro cyo guhembukiramo kibi ikiganiro cyo kugira ngo umuntu yongere yubakike ibosti fodrost imbaraga za mwuka wera zikiza zihindura zihembura zubaka
izo mbaraga nizo turaritse kugira ngo umuntu wese ufunguye iki kiganiro ahembuke, wubake kandi usenye imigambi y'abakonikoni, ubwami bw'Imana bwaguke, irembo ryera uryagure, umuyobozi w'irembo mwagure, kandi ukomeze umugwize amaraso ya Kristo Yesu abane nabo, abakoze subscribe, abakurikirana iki kiganiro, abiyandikishije batanga comment, turabasengeye mwana, kora iby'imbaraga ku buzima bwa buri muntu wese uri bufungura iki kiganiro, ufite icyifuzo ubabaye bihinduke, Imana imuhindurire identite ye, ihindura amateka ye, abona imbaraga z'Imana. Turagushimiye Jehova Shama, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen, amen, Amen.